akashamani mereza utungu ukuntu duhenze ufite impano rero ngo yo kuzirika imisatsi ufite n'impano yo kwigana kamu uba waruyizi vuga two James wagira ngo urihe kagiye mwemeze ufite impano yo kwigana kwigana rusine wamushobora ako muji iyo ngofero wayikuye waraye mu bagore muji barashaka kugukubita waraye mu bagore cyane igana imitsutsi muga weratimu yose muza hano tugomba kubiganiraho nahagaruka avuga ni gute arajya muga none y'ingendo ahubwo kagakoni aba yishimisha ndakora kicucu Ransoranisha ibisoko byamugiye. Arako wazanye kagakoni si fata igisoko. Mfite gahunda yo kwigana Regis. Mvugisha wumva. Wenda urugero mbaza ngo ndashonje. Wenda n'urugero mbaza ngo umva se mani bro. Ejo tuzajya gusura wa mu sister wawe. Cyangwa urandebye ubona nakazi ngira. Ubone so wakagira. Ndenzerereza. Wose ubyukira ku muryango. Urandeba mundi. Raturu kurata kuvu ngo nayenye hari bahinze. Ngengo. Nagoma. Ubwo mama yararushye. Yabawe wowe umugore uzashaka. Waje wanyunganuko. Ubone Regis wakira. Noneho tugiye kurindera. Nzerekana iganiro Fosine. Ariko ubwiye. Akutankora man. Sibyo. Ubundi se urwo rusura rwawe. Byo kunkora umwumve ko ibyo simbishaka. Urumva. Kanigana Fosine. Gutankora. Cyagiye ariko kubwira Kiboke. Ngo shere vuga nabyo n'ibyo Fosine najya yiga. Nyine umva ko namubwiraga. Akira phone awe ari kuguhamagara. Uyu ntabwo namwitaba. Aho sireme birowe iri biburo. Ngo shere aho sukazi kakadi nakonze buri so uramukurikirana inde Rufosine ngiye nkurikirana Regis aho murandeba mu gifu maharadi cafe buri ubundi wariye akako kantu ni keza ese mwariye hari akantu Roki yari yariharaje Roki harya ariko nini somve umuntu man Roki wakinaza harya Roki ngo yagiye ngikirara ngabo abanuze abaki ngaba Yehova ngo babwiye ikirara ngo baze bakibwirize ngo ibibazo bizakemuka buraje bagiye agatabo nakira agatabo rero ngo nakatabo k'Imana ikirara kirare agatabo k'Imana ako kan karansekeye nuko uravuze ako tuve mu bindi tugaruke neza nyine uravuze rero ukuntu usa ngomba kuguhindura gihe birakureba yako shamusaza wanjye mpindura nagaruka kuguhindura ngo kubisura ngo kuguhindura ukavana ngajya hehe ukuntu uzuko njya kurya bikananira ngajya hehe se ugashaka iyuje nose ubwo nitwe aho kunera inkunga ngo ushakire nuzi imisatsi nzagenda muri salo basukira nose ni papa wakubyaye reba ukuntu usa ubone se papa wawe yabona agasura nk'akakari kuri icinwa kandi sore ari umuntu uzi ari igikara ari umusenegali ubwo twagumanye ugacwo zabibaze si nyirya pe ubwo mani ngende umva nashonje tu ahubwo umusatsi barambwiye ngo nge nsokoza wowe se nawe urumva cyangwa bashaka kugira ngo uyu wanjye zajya nsokoza umusatsi utari wowe mani neza nisokoza ase kimereze hano hari uvuka wigeze usanga hano hari ikintu wazanye uva mu nda yanjye wose wahasanze iki bana nanjye mbyuka njya guhinga ko wowe byuka wanditse inuza haraho no mpamvu usanga uri cyo nyine nihera mani nisokoreze ntukanishe amugenga akureba mu gihe nshaka nakurya hari ibyo watetse wajya kubyirebera urabira base wabitetse nizamayinite mani banze neza sibyo usigireho umunota umwe zanashaka mani sheri arampamagara ndamuhamagara mani mukanya yego sheri we
ese aka gatushe buno wagashobora iyi fone se si nziza nta alo ase shu bimeze bite sha ziba ndagumva ko bimbwa y'icyo none se reka nawe waranyanze kandi ibintu bya Ivi na Ivi ni wowe wabimbwiraga none kuva Ivi na Ivi yakorwa nta gukinyi biteza mva kurya indimi marakubeshya ni umuntu turi kumwe ariko wabona ari igisazi anyara mu kadobo akananyumvira ni igisazi mani ejo twakivaye kwa muganga ariko tugiye kongera kugisubiza wapi mbona kigenda utamenya ukuntu kimeze